Mbanje kubasuhuza mu mpande zigiye zitandukanye aho mugiye muherereye hose, nimba koko ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel ngwaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi ndetse n'ibizakurikiraho, kugira rero uzajye ubasha kubona amakuru akiri mashyashya tuba tugenda tubagezaho umunsi kundi. Reka ngusabe ukanda subscribe kugira ngo tuzajye tubana mu biganiro byinshi bya buri munsi bigiye bitandukanye bigufasha kumenya amakuru agezweho ndetse ukanasobanukirwa ukuri kwa nyako kugira ngo utabasha kuyoba. Uyu mwanya rero inkuru nkuzaniye ni inkuru ibabaje cyane y'ibibaye kuri uyu musore mwamenye muri muzika nyarwanda, cyane cyane mu kuririmba indirimbo za hip hop cyangwa se hip hop. Uwo nta wundi ni umusore rwose wamamaye muri muzika nyarwanda nka Ziwo cyangwa se Ziwo Trap. Uyu Ziwo Trap ni umwe mu bahanzi bakoraga amafaranga menshi ku rubuga rwa YouTube biturutse mu ndirimbo zabo bakoraga mu bihangano byabo bya buri munsi. Uyu Ziwo Trap rero uyu mwanya rwose akaba ahuye n'ibibazo bitamworoheye, ku buryo bivugwa yuko rwose ubuzima bwiwe bushobora kuba bugiye kurangira. Ese wakibaza ngo ni iki kibaye kuri Ziwo Trap? Mwakunze muri benshi mu muziki nyarwanda, cyane cyane urubyiruko, mu kuririmba indirimbo zigezweho bita ko ari iz'ikinyejana tugezemo cy'uyu mwaka wa 2025. Gusa uyu ni umwaka utangiye nabi ku baraperi bose. Ngira mwumvishe mu gitondo byabaye kuri uyu munsi tariki 21 z'ukwezi kwa mbere Mutarama 2025, nibwo umu DJ rwose wakoraga mu Bisumizi Record DJ Theo yitabye Imana. Ku mugoroba rero nibwo twakiriye indi nkuru mbi yuko uyu Ziwo Trap nawe rwose bitabashe kuba byagenda neza azize impanuka akoreye mu mujyi wa Kigali. Reka ari byo turebera hamwe muri iki kiganiro, iby'impanuka uyu musore wacu Ziwo cyangwa se Ziwo Trap akoze byose ugiye kubisobanukirwa kandi muri iki kiganiro naguteguriye. Nje tugiye kubana, amazina yanjye ni Obedi, ninjye tuzajya tubana mu biganiro byinshi bya buri munsi bigiye bitandukanye, mbagezaho ya makuru ari gucicikana hirya no hino, haba ku mbuga nkoranyambaga, mu myidagaduro ndetse na politike, n'amakuru agezweho mu Rwanda yose tuzajya tuyibagezaho, ndetse no mu mikino byose byagiye bibera kuri YouTube channel ya Rwandan Future. Nkuko mubizi rero uyu musore Ziwo cyangwa se Ziwo Trap ni umusore rwose wamamaye hano ngaho mu muziki nyarwanda mu kuririmba indirimbo za hip hop cyangwa se hip hop. Umusore ufite izina rihambaye, umusore ukunzwe n'abatari bakeya. Uyu mwanya akaba akoze impanuka rwose ihambaye. Ni impanuka ibaye ku mugoroba washize ku itariki 21 z'ukwezi kwa mbere Mutarama 2025. Bivugwa yuko uyu musore Ziwo Trap yari atwaye imodokari yasinze cyane, yanyweye ibiyobyabwenge byinshi ku rwego rwo hejuru. Nibwo rwose yagendaga rwose atwaye imodokari ameze nk'uri kuzungurira, bityo biza kurangira agonganye n'indi modokari, ari naho uyu musore wacu Ziwo Trap yakomerekeyemo. Iby'uyu musore ntabwo birarangira neza kubera yuko kuri uyu mwanya ameze nabi cyane, ari kwa muganga, ariko barimo bateganya yuko rwose mu masaha atari buze gutinda uyu musore Ziwo ashobora kuza kwitaba Imana. Nimba koko nawe uri umufana w'uyu musore Ziwo cyangwa se Ziwo Trap, inkunga nakwisabira cyangwa se wamuhereza ni inkunga y'amasengesho, kubera yuko amerewe nabi, kugira ngo Imana ikomeze imusindagize, imwambike imbaraga, ataza kubasha kuburamo ubuzima bwiwe, bityo ngicyo urugendo rwiwe rukaba rurangiritse rwa muzika. Uyu musore Ziwo ni umusore wari ukunzwe cyane, ahanini wamamaye mu kuririmba indirimbo za hip hop, umusore rwose ukunzwe n'abatari bakeya. Ziwo Trap ni umusore w'icyitegererezo ku bakiri kwinjira mu muziki, cyane cyane urubyiruko rwinjira mu muziki, kubera yuko abenshi binjira mu muziki baririmba indirimbo za hip hop. Ziwo Trap benshi bamufatiragaho icyitegererezo. Si Ziwo Trap gusa akoreye injyano, ahubwo hari benshi barimba injyana ya hip hop. Nk'abo harimo nk'uwo bita Beat Killer,
afatikanyije na Nessa, Riderman, DJ P ndetse na Philippy n'abandi benshi bagiye batandukanye na Dani Nanone. Ni abantu benshi rwose bahurira mu njyana ya hip hop cyangwa se hip hop. Ngira ngo mwaherutse no kubona igitaramo cyakozwe cyiswe icyumba cya gatatu cya hip hop cyangwa se icyumba cya hip hop. Igitaramo cyari cyitabiriwe, igitaramo cyabereye mu mujyi wa Kigali. Gusa usibye yuko muri icyo gitaramo kwitabirwa kwacyo abacyitabiriye batashye bababaye cyane, kubera yuko mu bacyitabiriye hari abatarabashije kubona umwanya wo kuba bageza ku bafana ibihangano byabo, bityo ngicyo biba ngombwa yuko bamwe bataha bababaye binubiye igitaramo bavuga ngo babasubize amafaranga yabo. Gusa ku rundi ruhande hari abatashye banezerewe kubera yuko muri icyo gitaramo hari abahanzi rwose bagaragayemo kandi bafite igikundiro, harimo nk'uwitwa Dani Nanone, Bidkira, Riderman ndetse n'abandi. N'uyu musore wacu Zio Trap yari yakigaragayemo rwose atanga ibyishimo ku banyarwanda muri icyo gitaramo. Ni igitaramo rero abari bacyitabiriwe beretswe urukundo rw'uko injyana ya hip hop igikunzwe hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda, kandi koko ni nako byagaragaye cyangwa se babigaragarijwe n'abakunzi b'umuziki hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda. Baberetse yuko iyi njyana ya hip hop cyangwa se hip hop ikunzwe kandi nta n'igihe itazakundwa. Igitaramo cyitabiriwe cyane, igitaramo uyu musore wacu Zio Trap yitabiriye rwose nawe akishimirwa mu bacyitabiriye. Zio Trap ni umwe mu basore bajya babona amamiliyoni y'aba-viewers, umusore rwose ukunzwe n'abatari bakeya. Zio cyangwa se Zio Trap ni umusore wavuye kure habi akigeza kure heza. Ni umusore wabayeho mu buzima butoroshye habe na gatoya, sibye yuko kubera Imana ndetse no gusenga nawe byari byaramaze gucamo. Avuga yuko ibikorwa byiwe akora bya buri munsi, ibihangano yakoraga, burya ngo yiyambazaga Imana ku rwego rwo hejuru. Avuga yuko ibi kintu cyose wakora kitarimo Imana ntacyo aba ari cyo, niyo mpamvu yakundaga kuramya no gusenga. Zio Trap akaba yitabye Imana azize impanuka akoreye mu mujyi wa Kigali yanyweye ibiyobyabwenge byinshi. Reka dukomeze kumwifuriza iruhuko ridashira. Burya muvandimwe, kimwe mu bintu bidateguza urupfu ni rwo rwa mbere. Icyo waba icyo cyose uzajye uhora witeguye yuko isaha ku isaha nawe wakitaba Imana. Niyo mpamvu bityo bizaba byiza yuko nta muntu n'umwe uzigera uhemukira cyangwa se ugira ikintu icyo ari cyo cyose witega ku muntu, kubera yuko ejo bishobora kuba ngombwa yuko nawe witaba Imana mu buryo butunguye, ugasanga ugiye mu muriro utazima kubera amakosa wakoze. Bityo uzajya ushaka uburyo wakemura ibibazo byawe n'abantu mufitanye ibibazo mukabikemura hakiri kare, kubera yuko ntabwo uzi umunsi ndetse n'isaha. Nkubwire ukomeze ugire ibihe byiza, tunihanganisha umuryango wa Zio Trap uzize impanuka. Uracyari kuri Rwandan Future.